inkuru nziza nuko aho musubira musanga bya biyoga ibyinshi bituje n'ubuziranenge byo za nguvu n'ibindi byose by'ibyuma twabikuyeho, kuko turi mu rugamba rwo gukuraho ikintu cyose gishobora kwangiza ubuzima, nk'uko abatanze ubuhamya babivuze. Nashimye ababagejejeho abahaye ubuhamya uko babivugaga. Hari aho bavugaga bati nuko ngira amahirwe baramfata bamvana mu muhanda, bamvana mu buraya, bamvana muri ibi n'ibi, hanyuma banzana mu kigo cy'igororamuco. Impamvu rero igihugu cyanyu kibaha amahirwe ya kabiri, cyabahaye amahirwe, ni ukubera yuko kizi yuko ubundi muri imbaraga z'igihugu, imbaraga zacyo kandi zubaka, kwari ukugira ngo mubone inyigisho, mugororwe, musubire ku murongo, kugira ngo za mbaraga zanyu ubundi mwari mwarapfushije ubusa zongere zisubire ku murongo nk'uko mwabiririmbye, hanyuma mubashe gufatanya n'abandi kubaka igihugu. Ibyo birumvikana? Ayo mahirwe rero ntimugomba kuyapfusha ubusa. Ahandi bashobora kubajyana bakashyira ahantu bagiye n'icyo bakorera, ariko mwe nk'uko mwabisobanuye mwanyuze mu rugendo rw'amasomo, kandi amasomo ateguye neza abafasha guhinduka. Ari amasomo y'imitekerereze, ariko ari n'amasomo ajyanye n'ubumenyi ngiro butandukanye, nk'uko batweretse ibyo mwize mwamenye. Ni imyuga myiza cyane. Mu by'ukuri uwize iyi myuga ntabwo yagombye kongera gusubira muri bya bindi byatumye muza ahangaha, ahubwo za mbaraga zanyu mwari mufite nk'urubyiruko, masomo mwigiye aha leta yabafashije kuzongera, kugira ngo koko mugende mwiyubake, mwiteze imbere, muteze imbere igihugu cyanyu. Uyu munsi turasubiza mu buzima busanzwe 2001 muri mwebwe, nk'uko babitugaragarije, kandi uko badusobanuriye nuko abo ngabo 2001 bakoreye isuzuma, hanyuma bikagaragara ko amasomo bayize neza, ko bagaragaza impinduka, ko biteguye gusubira muri sosiyete, hanyuma bakafatanya n'abandi. Icyo bivuga nuko ari mwe mwigenera igihe mumara mu igororamuco, kuko iyo bagukoreye isuzuma bagasanga ibyo wize warabyize neza, impinduka uzigaragaza, ibyakuzanye hano warahindutse mu buryo bwose, barakusezerera ugasubira mu buzima busanzwe. Kanongere mbisubiremo, igihe umara mu kugororwa ni wowe ubwawe ukigenera. Ubwo ndi kubwira cyane cyane abasigaye, abatsinzwe cya kizami, abatarakwije amanota, ni ukugira ngo gahunda yo kubagorora, yo kwiga, yo guhinduka mwishyireho umwete, kuko iyo birangije tuzajya dukora isuzuma, hanyuma ubashe kujya mu muryango ukomeze nawe witeze imbere. Ntabwo ari ukuvuga ngo waje wese aramara umwaka, waje wese aramara imyaka 2, oya, byarahindutse nk'uko babibabwiye. Ahubwo ni ugukurikirana buri munyeshuri ku giti cye, hanyuma yageza igihe cy'impinduka byazigaragaje akabasha gusubira mu buzima busanzwe. Nagira ngo rero ngire nanjye icyo mbwira abangaba tugiye gusezerera ngo basubire mu buzima busanzwe, ariko ni ukubibutsa, kubera yuko ibyinshi mwabibwiwe
bahaye ubuhamya banyuze mu rugendo nk'urwo mwanyuzemo, ndetse n'abayobozi na afande IGP umbanjirije. Ikintu cya mbere ni ukwirinda gusubira mu bintu byakuzanya. Nibyo? Kwirinda gusubira mu bintu byatumye ugaruka ahangaha. Bavuze ko 95% yabisanze muri ibi bigo by'igororamuco basikoze ubusesenguzi, basanze bifite aho bihuriye n'ubusinzi no kunywa inzoga zitagira akagero, bikajyana no mu bindi biyobyabwenge. Inkuru nziza nuko aho musubira musanga bya biyoga ibyinshi bituje n'ubuziranenge, byo za nguvu n'ibindi byose by'ibyuma, ko musanga twabikuyeho, kuko turi mu rugamba rwo gukuraho ikintu cyose gishobora kwangiza ubuzima bw'abana b'igihugu cyacu, bw'urubyiruko n'abaturage bacu. Niba rero 95% by'urubyiruko bisanze mu bigo by'igororamuco bifite aho bihuriye na za nzoga, birumvikana izo nzoga ntabwo twazireberera. Niyo mpamvu turi muri gahunda ikomeye kandi tuzakomeza yo gukuraho ibyo bintu by'inzoga nyinshi zituje n'ubuziranenge bituma urubyiruko ariko n'abandi batari urubyiruko bisanga byarababase. Aho mugiye gusubira rero muri sosiyete, mu muryango, murasangayo urwo rugamba rwo guca ibyo biyoga. Turabasaba kugira ngo ibintu byitwa rukoro, ibintu byitwa ibiyobyabwenge by'uburyo butandukanye mucukubiri nabyo. Nkuko mumaze igihe hano mutabikoresha, mumenye ko ari cyo kigeragezo cya mbere cyo kukujyana kugusubiza mu buzima nk'ubu ngubu wari urimo. Mwarahindutse nkuko mwabivuze, nimufatireho no gusoma rimwe ubireke, no kwegera babandi batarahinduka ubireke, kugira ngo utabasha kuhura n'icyo kigeragezo ngo kigutsinde, ubashe kwisanga usubiye hahandi wavuye. Turabyemeranijwe? Ikindi nuko ubumenyi mufite, ibyo mwigiye aha, ndetse n'ubundi bumenyi butandukanye mufite, mugomba kwibyaza umusaruro. Ubuyobozi butandukanye, inzego z'igihugu cyacu ziteguye kubafasha kugira ngo mujye mu kazi. Ikintu kizatuma mubasha kudasubira muri ibi ngibi mu byo mwahozemo nuko uzabuhuze, ariko uhugiye mu kazi, uhugiye mu gukora no mu kwiteza imbere. Niba ushobora guhinga ugakora uturima tw'igikoni nka twa tundi batweretse, ibyo bintu bikaguhuza, ugahora uhuze uri gushaka ako kazi. Nunakabura ukumva utari kubona icyo ukora, wegera ubuyobozi. Abayobozi bose twarababwiye mu turere twose yuko bitegura kubafasha no kubagira inama no kubereka hari amahirwe y'akazi, kugira ngo uticara udafite icyo ukora. Harimo muri mwebwe ibyo mwatweretse bitangaje rwose, muri abahanga, mwarize, mufite ubushobozi. Birakenewe muri iki gihugu. Wikwicara ngo ubyicarane igihe cyose, byuka utekereza ngo ndajya gukora he, ndakora iki. Hanyuma n'uwabona bitari no kuza, wegera ubuyobozi, wabwira uti ndashaka akazi nimumfashe, ntabwo nshaka kugira ubwonko budahuze, butari gutekereza. Nibatagufasha ku murenge, ku karere, uzatubwire, tuzabamerera nabi cyane.
ariko kubyuka utazi icyo uri bukore, kwiriza umunsi udahuze, utari gukora ikintu kikwinjiriza, byo ntabwo ari byo, ntuzabyemere. Iki gihugu kirabakeneye, akazi karahari, kandi namwe ubwanyu mu byo mwatweretse, ubwanyu harimo no guhanga akazi, ubwanyu harimo n'ubushobozi bwo guhanga akazi tubafashije, kuko inzego z'ubuyobozi nicyo tubereyeho, no kugira ngo tubafashe ubwo bumenyi mwize, tubashe kubafasha buvemo akazi muri bukore, kakabateza imbere, kakateza imiryango yanyu imbere, kagateza sosiyete yose imbere. Ibyo rero twe turiteguye. Mwe muriteguye? Yego. Murabishaka? Yego. Mwiteguye kujya mu kazi? Yego. Muzashyira mu bikorwa ibyo mwize? Yego. Uzabyuka uhirimbanira gushaka icyo ukora? Yego. Muzegera ubuyobozi? Yego. Nimwihe amashyi. Shatse nanjye nasoreza. Cyanyuma nabasaba no kwitabira gahunda za leta zitandukanye. Nkuko natangiye mbivuga, igihugu cyanyu kirabakunda. Niyo mpamvu cyabahaye aya mahirwe yo kubagorora kugira ngo imbaraga zanyu zibashe kongera kugaruka ku cyubaka. Ndabasaba rero yuko gahunda z'ubuyobozi zitandukanye muzitabire, ari mu mudugudu, mu kagari, mu rubyiruko hatandukanye, kuko iyo witabiriye izo gahunda bahora bakwibutsa. Inzego z'ubuyobozi ibyo tukubwira ni nk'ibi turi kuvuga ahangaha, bahora bakwibutsa za ndangagaciro, bakwibutsa kwa guhanga imirimo, bakubwira n'amakuru y'aho igihugu kigeze, ibintu ushobora kujyamo bikaguteza imbere, bakubwira aho bagukeneye, ariko baguha amakuru y'aho igihugu cyawe kigeze, baguha n'amahirwe nawe yo gukomeza kubaka igihugu, baguha n'urubuga kugira ngo ikibazo wagize ubone umwanya wo kukiganira nabo. Ndabasaba rero kwitabira gahunda za leta zitandukanye. Murabyemeye? Yego. Uzabikora? Yego. Uzitabira gahunda za leta? Yego. Murakoze cyane. Abagiye gusubira mu buzima busanzwe tubifurije ishya n'ihirwe, twiteguye kubakira, twiteguye kubafasha. Hari icyiciro ntashaka kuvugaho kubera yuko afandi yakivuzeho bihagije. Ni abantu bamera nk'abiteguye, yumva yiteguye, ariko yagera muri sosiyete bya bintu bimukurura, bimureshya, akananirwa kwitandukanya nabyo. Ubu hari abantu babakumbuye, ariko batabakumbuye neza, bategereje kumva ngo yagarutse, bashaka kugira ngo agukurure muri za ngeso, ashaka kunyuza ahantu ugenda ukwepana n'inzego z'umutekano. Murababwira ngo iki? Murababwira ngo iki? Murababwira ngo iki? Kare babigishe kuvuga oya, ndumva muvuze ko mugiye kubabwira oya, kandi mungeyeho ko mwahindutse. Shakisha izindi nshuti nziza, sibyo? Mushake izindi nshuti nziza, wirinde ko ukururwa na babandi wenda bo batagize amahirwe yo kuza hano, bakaba barakomeje bya bindi bashaka kugira ngo babigusubizemo, nawe uzisange wongeye wagarutse hano, cyangwa byagenze kwa kundi afandi yahoze ababwira. Kuko harimo benshi bagira ibyago, ibyo byabwenge birica, inzoga nyinshi zirica, inzoga zirica. Hariho benshi rero batagize amahirwe nk'ayo mwagize, hari abo byishe. Ubujura burica, hari abagiye bapfa kubera ko bahuye nyine n'izo mpanuka zo muri ubwo bujura, bamufatira mu cyuho, akashaka kurwana nabo bikaba birarangiye. Murashaka kunyura inzira y'urupfu?
kandi mufite imbaraga, mufite ubumenyi, mukure hano. Ahubwo mugomba gukoresha ubwo bumenyi nizo mpinduka nziza mwavuze kugira ngo mwiyubake, mwubake imiryango yanyu, mutere imbere. Mufite rero imiryango muturukamo, yaba ari ababyeyi, abavandimwe cyangwa se abandi bantu bakubera umuryango. Turabasaba kugira ngo mugende mufatanye n'abandi kugira imiryango myiza, mwirinda ibintu by'amakimbirane ayo ari yose mu miryango. Ibyo nabyo mwarabyize? Yego. Mwarabyize? Yego. Mubyiyemeze. Ibintu byose bituruka uko umuntu yiyemeje. Mujye mu miryango, mubane n'abandi neza, mwegere ubuyobozi, mufatanye, hanyuma mushishikarire gukora mwiteza imbere. Ndabashimiye cyane, mwakoze umunsi mwiza. Intore! 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 Aho!